Kuva ibice 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose, Aroni mwene so abibwire Farawo kugira ngo areke Abisirayeli bave mu gihugu cye. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarishe Egiputa ukuboko kwanjye nkure ingabo zanjye, ubwoko bwanjye Abisirayeli muri icyo gihugu mbakuzeho ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo. Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse, aba ariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 avutse, na Aroni yari amaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati mukore igitangaza kibahamye, ubwire Aroni uti, enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imirizaho. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Uwiteka abwira Mose ati, umutima wa Farawo uranangiye, yanga kureka ubwoko bwanjye ngo bugende. Mu gitondo uzajye kuri Farawo, dore azaba ajya ku ruzi, nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi, umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu. None ugejeje ubu utaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo, iki ni cyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa bahirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje, urambure ukuboko kwa hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo, no ku bidendezi byabo n'aho amazi aretse hose, ahinduka amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari buba amaraso mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabibategetse, amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be, amazi y'uruzi ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka. Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Egiputa hose. N'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Farawo asubirayo ajya mu nzu ye, n'ibyo ntiyabyitaho. Abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone amazi yo kunywa, kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi. Uwiteka amaze konona uruzi, bimara iminsi 7. Icyago cya kabiri, igihugu cyuzuye ibikeri. Uwiteka abwira Mose ati, injira kwa Farawo umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere, kandi niwanga kubarekura aragabiza igihugu cyawe cyose ibikeri. Uruzi ruruzura ibikeri, bizamuke bijye mu nzu yawe no haruguru, no ku buriri bwawe, no mu nzu y'abagaragu bawe, no mu mazu y'abantu bawe, no mu nkono zawe, no mu byibo muvugiramo imitsima. Ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe no ku bantu bawe no ku bagaragu bawe bose. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa,
ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Ba bakonikoni babigenza batyo bakoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ati, nimunsabire Uwiteka nkize ibi bikeri, abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambire Uwiteka ibitambo. Mose abwira Farawo ati, unyirarireho utya, ningusabire Uwiteka we n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mubwire gihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe, bigasigara mu ruzi rwonyine. Aramusubiza ati, n'ejo. Nawe aramubwira ati, bibe uko uvuze, kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Ibikeri bizakuvaho bive no mu mazu yawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine. Mose na Aroni bava kuri Farawo. Mose atakambira Uwiteka, ibikeri yateje Farawo. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima biranuka. Babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bimworoheye, yinangira umutima, ntiyumvira uko Uwiteka yari avuze. Imana iteza icyago cya gatatu, hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe, ukubite umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo, umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora gutyo, barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha, inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yabivuze. Icyago cya kane, hatera ibibugu. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarare imbere ya Farawo, azaba asohoka ajya ku ruzi. Umubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura, nzaguteza amarumbo y'ibihugu wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibibugu, bizimagize n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibihugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe, ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka abigenza atyo, amarumbo y'ibibugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibibugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Mose aramubwira ati, dore ndava imbere yawe nsohoke, nsaba Uwiteka ngo amarumbo y'ibibugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya, ntareke ubwoko bwacu bugende bujya gutambira Uwiteka ibitambo. Mose ava imbere ya Farawo arasohoka, asaba Uwiteka. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbo y'ibibugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima, n'ubwo nabwo ntiyareka ubwo bwoko ngo bugende. Icyago cya gatanu, hatera muryamo. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo, umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo aravuze ngo, reka ubwoko bwe bugende bumukorere.
niwanga kuburekura ukagumya kubufata, dore ukuboko k'Uwiteka kuri ku matungo yawe yo mu gasozi no ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mikumbi, muryamo nyinshi izabitera. Kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa, ntihazapfa na rimwe mu y'Abisirayeli yose. Uwiteka ategeka igihe ati, ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko mu matungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe. Farawo aratuma, asanga mu matungo y'Abisirayeli hatapfuye na rimwe, maze umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka ubwo bwoko bugenda. Sabiye umugisha umuntu wese ukurikije ijambo ry'Imana, Imana imugirire neza, kandi nawe mu rugamba ariho, Imana imukorera igitangaza, ku buryo umuntu wese akireba akavuga ngo ibi ni Uwiteka ubikoze, nk'uko tubisomye mu gice cya 8 ku murongo waho wa 15, aho abakonikoni ba Farawo bashatse gukora ibitangaza ngo bigane ibyo Aroni na Mose bari bakoze bikabananira, barangiza bakavuga bati reka data iki ngiki ni Uwiteka ugikoze, iki gikozwe n'urutoki rw'Imana. Nawe ndagusabiye ngo ibyawe bibe mu kuboko kw'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.